Yewega fam, uyu munsi ntangiye video bitandukanye n'ibyo nsanzwe nkora, ntangiye mbereka agace gato k'umukunzi wacu yanyoherereje. Yahisemo gukora ya video twakoze ya salmon, ateka salmon nk'uko twayitetse neza. Nshimiye chef Amy cyangwa se MCC nawe adufatanyije muri ino video. Murabona ko umukunzi wacu yagiye bisubiramo ayiteka neza. Yanyandikiraga updating namubwira ni wow, that's amazing. Bashimiye mwese mujya muri ibintu dukora mukabisubiramo cyangwa se mukabitestinga mukareba ko bikora. Ndabashimiye mbikuye ku mutima kandi ndabakunda cyane. Let's go, katurebe video dukurikira. Hello guys, oh my god, twagarutse kuri ya YouTube channel yanyu mukunda cyane. Natwe tubakunda cyane n'umutima wacu wese. Urabona ko gahunda ni ya yindi no guhozaho hasi hejuru. Namwe icyo tubasaba no gukomeza mukadushyigikira. Nta kundi yo no gukora share, mugakora subscribe, mugakora like na comment. Umva turabikunda cyane kandi turabasezeranya yuko ni non-stop no gukora paka. Uyu munsi rero wakwibaza ngo nzanye iki? Uyu munsi bimeze biti? Ibintu byashyushye. Uyu munsi narebye ndavuga ngo reka nze mbere ku buryo dusanzwe twikorera inyama ziseye, cyangwa se mu cyongereza ground beef, cyangwa se mu gifaransa ndakeka ari viande hachée. Inyama ushobora gukoresha ahantu henshi mu rugo mu ndyo nyinshi zitandukanye. Urugero ndabaha harimo gukora burger, za nyama ziba ziri imbere, abazi gukora amasambusa bakora amasambusa, abazi gukora isosi, ushobora gukora isosi nziza muri viande hachée imeze neza, abazi gukora ibyo bita meatloaf ushobora kuyikoramo. Umva wakoramo ibintu byinshi cyane, cyangwa se ukanazireserva aho ngaho ukazajya uzishyirira muri salade. Ukuntu zitogosa neza ukatunaga muri salade, nabyo biraryoha cyane. Ariko akenshi cyane muri ibi bihugu dukunda kugira ikibazo cy'uko ujya ku isoko ukagenda ukagura ikintu ubonye ku isoko, bimwe bimwe wanasoma ugasanga hari izindi chemical products zongewemo kugira ngo babireserve, babigire gute cyangwa babihe garantie ibiki n'ibiki. Ibyo bintu tubyishimire. Ugize Imana rero hari wifuza akavuga ati nta kuntu nagira Imana nagiye kurya ziriya chemical product inganda zongeramo cyangwa ibindi bintu, nkabicyo kintu nakikorera mu rugo nkagitegura cyane ngombwa nkanagishyira muri firigo, ariko nizeye ko ari inyama 100%. Nta muntu wansobanurira ko ni ibintu biza bihiye aho tugiye kugura rimwe nta nubwo tuzi nimba ese ni inyama bashyizemo, ahubwo subizite ko ari inka, suye gusoma ngo ni inka. Ntabatinde rero nicyo tugiye gukora no munsi. Iyi ni video izagira ibice ndakeka 3. Igice cya mbere ngiye kwereka uburyo wategura izi nyama zawe ukazibona zivuye. Murabona afite iroti nziza rwose, murayibona iroti nziza. Zemanagure hano gatoya, urabona ko iracyari fresh. Hano tugira Imana ko tugira amabagiro ushobora kubonamo inyama iri fresh rwose. Iyi tamaraso nimba ariko nabyita, urabona ko ni fresh. Twagiye kuyizanira, turabizi neza 100% ni inyama y'inka. Twaberetse mu dukatire hariya. Ibanga rya mbere ryo kugira ngo ugire viande hachée nziza, ureba inyama idafite amavuta menshi. Dukenera amavuta muri viande hachée, ariko bitwa kuzayikoresha ahantu henshi nta gushaka inyama ifite amavuta menshi. Niyo mpamvu niba mubireba inyama yacu twagerageje kugenda tuyicongaho ibinure rwose, tugenda tubicongaho kugira ngo bishireho. Yewe nakangaka ahubwo nibagiriweho, reka nze ngakureho, kwako dushaka ko ibifite ibinure ariko ntibibe ibinure byinshi cyane. Kwako dushaka kuyikoresha nko muri burger, nk'inyama ya burger tuvuga urugero zikoreshwa umuntu yakoresha muri burger, ni inyama zidafite amavuta menshi, kenamo amavuta byuze nka 7% kuri hagati ya 27% y'amavuta, ariko none ntibari nyinshi kwako haje imivuta byinshi. Ntago ari amavuta nkuko twongera amavuta, ndavuga ibi binure bibe byinshi, nyamiranyerera. Winyerere rero ntago icyo wayitekamo cyose izinyerera, ntago iza
ubona yumutse, ariko harimo utunure turinganiye ni hari usanga inyama yawe yegera icyo wayikoramo cyose na forume wakoramo yose ugasanga irabashika gufatana kubera ko harimo utunure duke, ariko noneho wanayiteka kumva yumutse kaje kameze neza kakora tugakunda. Niryo banga rya mbere rero. Urabona ko rero ni inyama nziza nababwiye rwose bankatiraho n'ubajyaga bahita ku gice cy'ukuguru, yego bayizana yose ari iroti. Nababwiye nti muramenye ndayishaka yose mutagabanyije. Iyi nyama yacu rero niyo tugiye kugera gute, niyo tugiye gutunganya tuze gukora mu yandi hashe cyangwa se ground beef cyangwa se nyamiseye, ariyo tuzanakoramo bya bice bindi tuzajya dukoramo. Zagerageza kubereka nk'ibintu bitatu bigize umuntu ashobora kuyikoramo byonzi, ariko habaye hari n'icyo ntari nagerageza gukora, nshobora no gutumira mugenzi wanjye akaza akabibereka, ariko nzi ko harimo ibyonzi gukora n'inyama yacu twayitunganyije ya ground beef. Okay, wakwibaza rero ngo umuntu atangirira gutangira ufite inyama ingana gutya ukenera ni imashini. Hano mu rugo ngira Imana ko ngiri bungu bwoko, ariko harabagira ko buracomekwa buranyureza kwiruka cyangwa se kwihutisha akazi. Urumva rero niyo nkoresha hano iracomekwa, ndacomeka biro automatique igasya vuba. Ariko no waburi nko muri Afrika cyangwa handi ufite hari intoki twari dukoresha nabwo kera, ushobora kuyikoresha itindamo gati saba n'imbaraga mo gake, ariko at the end of time nta kibazo kiba kirimo. Icyo tushaka ni kugira ngo inyama yacu ize gusobokamo hano imeze neza, ariko nabyo so gupfa kubikora kwa ko bisaba ibanga rigenda risabwa kuri buri kintu. Niryo ngiye kubereka rero ubundi twaya dukora viande hashe nk'aba professionnel twagiye. Mbe na mbere rero urabona ko inyama yacu kuni bingana ntago dushobora kwa ko nk'icyo byambereke ono umwenge dushyiramo inyama ni mutoya, ntago iyi nyama yacu dushobora kwita tuyitera ngo turunde umurimo yose, ntago ihabwa yakwirwamo. Ariko nanone nta nubwo twanakata 100% ingana gutya, kwa ko yagenda ifatwa kandi yo tuzi ko imashini yacu ya automatique ishaka kugira ngo akantu kahite kirohamo kaze mu menyo yayo hano itigasya vuba. Niyo mpamvu tugerageza gucamo ibice bito biri bubashe kwinjira bitaruhije imashini. Ntuzavuge ngo yereka nce kinini cyangwa kirekire cyane ngo nicyo kinyorohere, oya. Ibi biratandukanye, ucamo duto nitwo turi buhite tugenda direct twikubita mashini itunaga hariye. Nicyo dukora, turaza ku nyama yacu n'icyuma cyacu gityaye. Ngewe nkunda kureba igice kinini, urabona nimba uyireba gutya igice gito ni kinini, nkunda guhera mu gice kinini, ubwo ni gutya habara. Ubu ni nka ince 2 n'igice, urabona ino pariti. Urabona ko inyama yacu rwose, urabona amavuta ukuntu ameze, ntago ari inyama irimo amavuta ibinure byinshi jenga, oya. Tushaka rwose inyama iri moyenne. Twongere duce ikindi gice. Okay, ubona ko niyingi rwose ni inyama ifite epeseri ariko atari nini cyane kimwe niyi. Umaze gucamo bino bice bitatu ndagaruka nabyo ngende mbikatamo. Ubona ko nabyo mbikasemo ibindi bice 4 kwango iyi ngiyi rwose niho ninimo ndayigabanya. Dore epeseri nshaka nyaho bireba ni iyi ngiyi, ni epeseri nshaka. Hano ko dufite imihore yacu, n'umuhore dushobora kumekinga, ushobora gucamo hano wihuse atari munini, ntuma ndende ngo niyo korohereza, oya. Uzakate epeseri ntoya
urabibona ko imashini izihuta. Uti rero ibanga ni irihe, ni hehe ngiye kubibira ibanga yeka ko harimo ababizi harimo n'abatabizi. Ubundi uwo tumaze gutunganya inyama zacu burya hari wahita yibaza ngo tujye tuzinagamo hano dusye kwa ko ni imashini. Ibanga rero rya mbere kwa ko burya inyama ifite ukuntu imatira do, urabona ko nyishyizeho gutya iramatira cyakumera nk'irimo agakore. Iyi mashini rero kwa kisya ku muvuduko kandi isya ikeneye gupushinga ngo icishe mu twongere dutoya. Ibanga nta rindi, uwo twise dushyiramo inyama yacu gutya ari mbisi, inyama iragenda ikamatiramo iya mbere ya kabiri yije ya gatatu ya kane, niho usanga mu mashini yawe imashini isahagarara ikakubwira ngo yabanza ufungure ukoremo ngo ubanze use nk'ukuramo ibyafashwemo kugira yongere gukora. Kwera iki ni nka kore, iya mbere iraza igafatwa igitari yagira ya kabiri yaza bigafata none imashini ikarwana no kubikuramo. Ibanga rero riri aha ngaha, nuzamara kwata inyama zawe gutya uzahita uzinaga muri frizeri. Frizeri ntabwo dushaka kugira ngo zikonje ziba amabuye, ariko turashaka ko byibuze zizamo agakonje gatuma itakimeze gutya kuno kuntu ari inyama nyine mu kuntu inyama yoroshye, gatuma isa nk'ikomeramo gake, bityo nituyinagamo hano irabifite agahugu ikomeyemo gake. Imashini irayisya n'umunyuzo ni nk'inkuba. Rero ako kantu muzambabare muze mugakora, ndetse n'abahuye n'ikibazo nk'iki batari bazi impamvu, ndabizi ko atabura uhita byibuka kwenda yakoresheje nk'imashini cyane cyane za zino z'intokizo, wayikoresha ukabona irakwamye, ugahatiriza reka da ukabona irakwamye. Muzambwire muti iri banga twarimenye. Izi nyama rero zacu tugiye kugenda tuzishyire muri frizeri iminota 15, niturangiza tuze kugaruka mu kanya. Ariko nanone ku bandi bantu nabo bafite imashini nk'izi ziri electric, iyo ariyo yose utavuze ngo ubuhe bwoko, nge n'ibintu maze gukora rwose nk'inshuro zirenga 10, iyi mashini yose iri electric ikoresha umuriro. Uko ushyira izi nyama zacu muri frizeri ni nako bakubwira ngo banza uyifungure, bitewe n'ubwoko wowe ufite ushobora kumenya uko uyifungura, ariko iyi ngiyi ni uko uyifungura. Banza uyifungure, aka ni agace kamwe, tukuraho iki ngiki nacyo, igice kindi cya kabiri ninza akuraho aka gafite utuntu tw'utuyunguruzo dutandukanye, aka nako gakureho, nurangiza ukuremo icyo nakwita urwembe rwayo n'urwikatisha narwo rukureho, ngo mugende mubariza pariki. Nurangiza ukuremo iki ngiki isesha, dore iki ugikuremo. Ibi byombi ubwo ni ibice bingahe? 1 2 3 4 5 6, akandi akarimo imbere ko nta kibazo kirimo. Aha naho dufungure cya 7, icya 7. Ibi bice byacu uko ari 7, hano harimo plastique nta kibazo nako. Ibi bice byacu uko ari 7 iteka making ashaka mbere yo gukoresha imashini yanjye nabyo mbishyize muri frizeri. Ya minota tugiye gushyiramo izi nyama nibiba biri muri frizeri birimo bikonje. Ikintu cya mbere ni iki gituma tubishyira muri frizeri? Ikintu cya mbere no kugira ngo tubisanitizinge. Niba haba hari mikorobe cyangwa se wabyogeje akaruka kagwaho, ubukonje burakica. Nicyo kintu cya mbere. Ikindi cya kabiri, kimwe nuko izi nyama nazo zishobora gufata kwa ko aluminium nayo iramatira, nuko ngo nayo bituma bwa bukonje butuma iki cyuma nacyo kinyerera, imashini yayo igakora neza. Cyane cyane ko tuzi ko ni imashini y'umuriro ikoresha moteri, ntidushaka kwiza kuzana ibibazo bituma tuza guteza ibibazo moteri yacu ugasanga yangiritse igihe kitari cyagera. Guys, aka kantu mumbarire mu kabike. Inyama zacu turazikonjesha pana muri frigo hasanzwe, muri frizeri nibi byuma tubikuremo. Ufite frizeri ni ushobora gutereka imashini yose ntacyo yaba.
ku iyanjye njya nkoresha ntabwo mbizi nimba wenda iz'abandi nazo uzasoma recommendation z'imashini, ariko nk'iyi kuba rwose twayigura cyeke imaze hafi imyaka 2 nta kibazo yari yagira. Ariko njye kwa ko firigo yanjye itakwirwamo yose bakubwira ko izi pariti byibuze zo akazishyize muri freezer. Nango byose tugiye kubishyira muri freezer, niturangiza turagaruka mu kanya bimaze gukonja dukomeze process yo gukora ground beef yacu. Sawa. Okay, kugira byihute ndakoresha sorry yanjye mfite hano kugira ngo ubukonje rwose making ishobora ko uri bube buriro mu nyama zanjye bikihuta. Banzi kundikiye ubundi nze na bya byuma byanjye bitewe na firigo ufite uriyeranja. Bishyiramo biriya ibi ni yeranje ndebe aho mbishyira. Yego no kwiyeranja guys. Turongeraho mu kanya minota 15 turebe uko bimeze dukomeza video yacu nziza cyane. Mukomeze mukore subscribe, like and share. Turabakunda. Okay guys, as you can see how ibikoresho byacu ebana byagiye rwose so gukonja ahubwo byivuye inyuma. Niko so gukonja byivuye inyuma neza. Urabona ko byakonje sana. Icyo nkora rero ndabanza ibayita hon cyangwa se ihembe, ni bararigita nk'ihembe ry'ikintu. Banza ndishyiremo hano, nimara kurishyiramo ndarifugira akantu k'akavisi gafunga, ndahita mfunga. Kanga kana gatuma uri musya nyine bitavamo, kubireba urabona ko bikonje. Okay, nimara gushyiramo iriya honi yacu, hari ikindi nacyo ni igisya kira kizikaraga kizinjizamo, winjizamo hari imbere umva ko gifashe. Ugeze gutyo tubyumva ko gifashe. Then after ndashyiramo akangaka nk'inyama za mbere zisunikwa. Hari utuntu tw'utuzero twayo hano nshyiramo, numva ko kinjiyemo rwose gafashe. Ubundi ndakurikizaho urwembe, nirwo rwembe ruca, ndarushyiraho mu rwembe rero nshyiremo akangaka naka bakita ka grinder plate. Dufite imyenge itandukanye, ndakoresha gafite imyenge minini ni 10 mm cya 10 mm, ako kagira n'agafite 4.5 mm. Mara kugira gutya ndafungaho iyi disc kandi nyuma n'ibifata byose kugira ngo bigumemo. Bibutse ko birakonje rwose ari mbikuye muri freezer. Nanjye nakarabye, banza ugakaraba neza kugira ngo making sure yuko nta kibazo atera. Ubundi kiriho isafuriya yanjye cyangwa se kino gituma inyama kwa imashini irihuta, gituma inyama uzishyira ari nyinshi nyine ukabasha kuzohereza. Nkoresha naka ngaka kugira ngo nzisunikemo kwa ko ntago nshaka gushyiramo urutoki ngo bere rwafashwa. Ninshyiramo urutoki cyangwa urafashwe inyama yanjye igeze nanjye inyama z'urutoki zanjye zibanza n'inyama ndimo ngira ndimo nsya. Okay, katurebe rero ko n'inyama zacu zakonje nzizane. Neza cyane rwose. Nimba muri bubashe kubibona neza hano, murabona ka gasorori, nkoresha igisorori, inyama zacu zakonje. Ntabwo ari ugukonje ngo zibe ubuyijana ku ijana, ariko urebye urabona ko zabaye noneho ibuye. Ndimo nayishyiraho ntimfateho. Muribuka ko nigize kubereka ko nayishyiraga ikamatira. Ubudo urabona zabaye ibuye rwose. Ntabwo imatira.
iri ni ibanga, please guys, muzajye muzizirikana. Urabona ko nazo zari zatangiye gufata mbese zigeze. Ngiye muri firigo yanjye kwa kugiraho nongereza ubukonje cyane, nyanashyize muri high kugira bite byihuta cyane, kira no hejuru kilometero 15 bibaye gutya. Ariko ufite firigo bitewe na temperature ikonjeshamo, ushobora kugomeza ureba wareba iminota ijyanye na firigo yawe n'ubwoko bwa firigo bwawe paka igihe ubona ko yabaye Mrs. Pera tuzumingira, wareba uburyo ki uzishyiramo zikajya kuri ino shape. Hey hello, reno nayo ndumva arimo avugiramo. Wareba uburyo ki uzishyiramo zikajya kuri ino shape ituma ziba zikomeye gutya. Okay, turazitandukanya vuba hari zatangiye gusa nk'izifatanamo. Turazitandukanya zose. Okay, tumara kuzitandukanya zose rero turahita icyo dukora no kuzizamura tukazishyira kuri ya plate yacu noneho hano hejuru. Turabanza tugategura hano izo turi bugende dushyiramo kugira ngo imashini kirazira kikaziririzwa yuko uzaraninga imashini ya automatic ukayiraninga ubusa, ngo igasya ikaburi cyose cyo urimo ujya gukora handi ngo ushake kuzana inyama. Niyo mpamvu bategura ino sahane nini kugira ngo ubizikura ahantu hafi ugenda unagamo. Ikindi cya kabiri kirazira gutangira imashini yawe nta nyama zirimo hariya. Tuvuge ngo nk'ubu natsi imashini isya ubusa, oya, turaza dutemo inyama paka tubonye zigeze hejuru. Urabona ko nawe ugiye kuzikata biranyorohera, urabona ko ugeze hejuru, ahangaha tumenya yuko ari sawa. Ubundi zindi turashyiramo hano. Ntabwo ari ngombwa gushyiramo nyinshi biri bugore iki kintu cyane, ariko turashyiramo hariya. Akangaka nako dukoresha tugenda tubyiga kugira ngo zigende zimanuka hariya. Turatwigije ku ruhande kwa kari nkiya, ariko nshatse nazimariramo. Nitumara kugira gutya rero turazana isorori yacu, nihanagure. Tuzana isorori yacu tuyitegeho hano imbere. Hano niho inyama zisohokera. Nuvuga ngo nitumara kuyitegaho inyama zirimo hari imbere, cyo dusigaye ducungana no gukomeza twoherezamo hano, twohereza hano. Umaze kwicomeka ku muriro rero igira Mrs. P wenda aratuzumingira. Gira buto hano either ni forward kugira ngo bipushinga bijya imbere cyangwa se reverse hano ikenera nkandi nababwira ngo beshywa zishyiramo zidakonje zafatwamo ugashaka kuzigarura inyuma nyine ngo imashini yogereze isiki. Kwa ko zifitemo twe tureta dushyira muri forward. Urumva numara gushyira muri forward, iyi ngiyi ikikora urasunikamo, nusunikamo yo iratangira izisike, gira vuba. Uvuga ngo ukoresha kano ugenda usunika.
Okay, so murabona ni ibintu byiza cyane kandi byihuse. Ikisaba gusa ni tekinike. Nizere ko mwazibonye. Shyira muri firigo. Nkuko mubibona rero dufite ground beef zacu. Guys, muvugisha ukuri. Urabona ukuntu zisa neza? Urazibona? Reba zazi tujya kutwirirwa tugura. Uragenda ugasanga ntabwo uzi ubwoko, ntabwo uzi wenda hari ziba ari nziza, ariko izi turazizeye. Burgerega mu kurya no kwizera bibamo kurya ikintu ngo wizeye ko ari kijana ku ijana. Uzabigirira ubushobozi, guys, ntuzatinye kubigerageza. Ubu rero igico cya mbere kirarangiye. Izi ngizi za mbere mba mwabonye nakoresheje plate cyangwa se akantu k'imbere, nakoresha akajya kubaho kanini. Niba munareba izi viande hashi zacu zijya kubaho nini ukuntu. Izi ni nziza cyane umuntu ushaka kudukaranga mu rugo, ushaka kwirira mu rugo agasosi keza ka viande hashe. Izi ni za mbere. Ushaka kwitekera mu bindi bintu, muri nk'urugero nabahaye urugero, hari hano tubyita meatloaf cyangwa se ni inyamukora zimeze nk'umugati ku buryo ziza muri forme y'umugati. Nazo ni za mbere, ariko cyane cyane twe tuzikunda mu rugo. Ni nayo mpamvu utanifashisha ya mazibag izi ngizi. Nuvuga ngo izi nazo ariko ziratandukanye. Nujya kugura ikintu izi shashi uzari bizanditseho freezer bag. Ko hari abagenda bagahita bapfa kubona izibone zose akazigura, yakira ikintu muri firigo akabona iyi shashi yaragiye yumana nacyo, kugikuramo ikaba intambara. Ntabwo rero ziba zaragenewe kujya muri firigo. Uragenda ukareba izanditseho freezer bag nizo zijya muri freezeri, ntizigire icyo ziba wanakuramo ugasanga ntabwo yafatanye. Hari rwose ugukuramo binanga neza ugasanga yafatanye n'inyama wanayiryana. Rero izi ni nziza cyane, ziba zifite na date, kuko ni byiza ko inyama nuyishyira muri firigo unota wandikaho date wayishyiriyemo kugira ngo ukomeze uyikurikirana. Ubu ngiye kuroza imwe misezi byo zakoresha cyane, nanjye we nazazikoresha mbereka ku umuntu yazijya cyatunu zirye mu rugo bisanzwe. Izindi sigaye nzitegurire gukora mu burger cyangwa se tacos cyangwa se ibindi byinshi tuzabereka. Okay, let's go. Kwa kari mu rugo ntago nirirwa mvuga ngo ndajya ku munzani ngashyiramo izo mbona zibereye ijisho cyangwa se umuteko umwe. Ntago nkunda ushyiramo nyinshi, kwa kubushyizemo nyinshi bisanga bigusabye kujya kuzikonjora. Rimwe n'imwe ugasanga ugiye guteka izo udashaka. Ndaro kuba ngo nzifunge ari duke kuburyo ari umuteko umwe, kandi atari ibintu bisaba nyine ko nimba ugiye kurya uri burye n'ijoro bibe ngombwa kubirya urya na nimugoroba zo kugira ngo bese uzimare muri firigo cyangwa se mu nkono. Ngiye gutya zirahagije. Tekinike yazo urabanza ukazikasa nk'uzikoraho gutya, nugusa nk'ugabanyamo umwuka, warangiza ukayifunga. Nayo byiza ko ugiye kuyishyira muri firigo ntabwo uyifunga ngo uyirangize, usigaho akantu gato cyane ko firigo igenda yikurura, uko ikurura imera nka vacuum ikisiringa. Nuko ngize gutya umwuka urasohoka. Ni ya mbere. Muri ya kabiri hanguka nanandikaho nkabimenya, nkavuga ngo izi ngizi ni iziciye nyine mu ka plate cyangwa se mu ka zakoreshejwe agasyo, nimba ariko nakita cyakayunguruzo kanini. Zakayunguruzo kanini nkamenya ko zitandukana n'izakayunguruzo gatoya. Murabibona nimba ureba urabona ko ingi ifite ukuntu irimo nini ukuntu. Nuko nakandi ndasa nk'ikanda. Nako nakandi urabona ko rwose mu gihe kitanarenze amasegonda 30 dufite inyama zikoze dushobora gukoresha. Tutungutu tuba twiza nk'uwo kwa kundi nk'umuntu aba yiruka cyangwa hano ugiye ku kazi ugakubitamo rimwe kwa ko kaba gaseye, kubita ku nkono rwose isosi
ikaba irabonetse, yaba ari ubugari, yaba ari umuceri cyangwa ikindi kintu, cyangwa no kuzishyira mu mboga bisanzwe rwose ugasanga ibaye fresh. Okay, ngo zose ndagenda nzikora gutya. Kandi none ikindi guys nshaka kubabwira ni n'intuza ni n'urugero rwiza rwo gusavinga. Nk'urugero igiye ku ibagiro ino nyama yose neguze $20, sibyo? Nimba nyiguze $20, ndaba ndekeye imizi. $20, reba ugiye ku isoko n'ubundi izi ngizi ziguza ngahize byonyine ziko utu dutatu cyangwa n'aka gatoya ushobora usanga arimo, kandi rimwe na rimwe bakanaguhenda utazi karite nziza ugiye gufata. Mbona ko rero wabibasha rwose, it's not too late. Izi tuzishyize ku ruhande, dusigaranyemo nkeya hano dushaka gutegura no twazikoresha burger, tacos n'ibindi nk'ibyo ngibyo. Icyo dukora cya mbere turafungura kaga disque kacu kano k'imbere, tumara gufungura turagashyira ku ruhande, turangiza turakuramo nk'icyuma wenda cyangwa kandi kantu waba ushaka, kuvuga ngo aka ka disque cyangwa se aka kantu gasya nababwiye ka size kaba gasa nkaho kinjemo kwera inyama ariya, bangura gakuramo. Aka niko dushaka gukuramo izi nyama zirimo rwose, uzikura ko biri sanitized kandi nta ziba zasetseke. Gicyo njya nkora undi munsi cya wondangije gushyiramo agapisi ka nyuma k'inyama idaseye, fatamo nk'ikiganza muzisenga nka kinagamo nacyo, ngo kirafasha ya yindi idaseye kuza imbere, izisigaramo hano hagati muri iri hembe cyangwa muri horn zibe nazo zimeze neza ziseye. Aka turagakuramo tugiye kugasimbuza aka. Urebye urabona ko ni ibintu bibiri bitandukanye, ni mu bireba neza. Aka turaba tugashyize ku ruhande, tuzane ka kandi kacu gatoya tube ariko dusimbuzamo. Kumva ko ni gatoya kari buduhe n'umusaruro muto, cyangwa se karaforoma forume ntoya cyane pare raporo y'ingiyi iya foromaga n'iyingiyi nini. Aya dufunge, tumara gufunga aha dufite inyama zacu twasigaranye. Icyo nkora ni ukuzifata zose nkongera nkazishyira muri rya hembe ryacu cyangwa se mu mashini yacu. Ntabwo bitinda rwose, ni nk'umunyuzo ariko maca kugira ngo forume ize ari ntoya. Ngisha ko zirimo neza, indangiza ndafata ka plastique dusunikisha cyane imashini yacu forward. Nureba urabona yuko uturimo tuza noneho two ni duto cyane twiza rwose. Nitwo rero twashakaga, natwo tugomba gukoresha dukora baga. Nimbona akarimo katagituma bigeraho neza, ndakokuraho yansunika inyama rwose zirimo zose zisohoke.
nizere ko iki kiganiro cyabaryoheye, nizere yuko iyi show yari imeze neza, nizere ko kandi mwabikunze, ndetse n'abafite ibibazo cyangwa se abafite ibindi bitekerezo kuri kiganiro cy'uno munsi mushobora kutwandikira muri commentaire. Ababikunze like, abatari bakora subscribe, please do it. Kundi ukande kuri ka kazogera akari tuguha show buruko bwije nuko bukeye. Murabibona rero mbere ubwoko bubiri dushaka koramo viande hache zacu cyangwa se ground beef cyangwa se inyama ziseye n'abazitumurama. Urabona bungubu ku madolari 20 ubundi ntabwo byumvikana ukuntu ushaka kubona inyama ugiye gukoramo baga zihagije umuryango. Murazibona cyangwa se tacos cyangwa se ibindi wakoramo ziseye mu kayunguruzo gato, noneho n'inyama tugiye guteka cyangwa se twakoresha mu buzima bwacu bwa buri munsi zo kujya muri firigo, twizeye ko dufite inyama ziri fresh. Ni ibintu byiza rero, niyo mpamvu mbwira abantu bose mbakangurira ngo guys, nubwo bisaba umwanya cyangwa se bisaba kubyikorera, ariko nzi ko biri worth it. At the end of time biri worth it. Nkubwije kuri sinzi wenda abantu baze kuturebera cyangwa nimbona umwanya nzareba nipima nk'izi viande hache tugiye nko kureba mu masoko yanga, ntibyagutangaza usanze akangaka gusa konyine kagura $10. Nge ahangaha twicaye tugize dute ugasanga ubyaje $20, inyama zigiye muri firigo, izo ugiye gukora mu baga, mbese n'indyo y'icyumweru y'inyama urayibonye. Ni ibintu byiza guys. Icyo nzi cyo ufite courage naze tushabike, naze tugende twikorera ibintu. Sawa rero, kugira ntabarambira ikiganiro cy'uno munsi n'umwanya nahanga tugiye kugisoreza guys, mbibutsa ko hagiye kuza episode ya nyuma. Iyi yari ntoza yari iyi yari playlist ya video 3 cyangwa se episode 3 zaka video kajyanye n'ibi bintu. Nango iya mbere ya yingi twakoramo inyama, umuntu akaba yazikoresha mu ifunguro rya buri munsi, ariko dufite target yo kugira ngo tuzakore imizo gukora burger. Kwa ko abantu benshi bajya banyarya ati twereke indyo zisanzwe, ariko dufite abana bakunda kujya muri za McDonald's hose kurya za burger, nazo dusanga nazo rimwe na rimwe tutanizeye n'isuku n'iki wazatweretse. Ndabo rero kanzabereke ngo target yacu no kwerekana uburyo ushobora guteka na burger nanone wateguriye mu rugo, nuga dende yitwa burger, ariko nzi ko 100% ifite itandukanyirizo, yaba ari mu mitegurire, yaba ari isuku wayize, yaba ari muri quality y'ibintu wakoresheje, ifite itandukanyirizo nezi tujya kugura hanze guys, muzabimenye. Okay, ubu rero ikiciro nakigarukiye, utarebye uburyo twakoze umugati tuzakoresha muri episode ya nyuma. Please guys, kandi hano raza akantu gutya ka link kari mu rwara ry'umukara ndakeka, ugakande cyangwa ujye kuri video yacu urebe ukuntu twakoze umugati mwiza wa burger, kubera ko bizagufasha ejo nawe uzabitegura mu rugo. Guys, ndabararetse rero nurebe izo video ebyiri, iyi ngiyi niyo ngayo y'umugati, duhurire kwije yo gukora burger, noneho ibi byose tubiteranye dukoremo burger, tugaburira abana twumva icyo bavuga. Nyamara nziko muzanshimira. Turabakunda cyane nge na Mrs P, kandi dora tubatekereza, namwe mudufashe muduhe ibitekerezo byanyu, twongeze heho umurego, duhindure n'iki uko mubyumva, burya niko natwe tugomba kubikunda. Turabakunda. Ciao.